Reka dukomereze aho twari tugeze. Muribuka neza ko mubyara wacu uruhu yari amaze kuba yazanira icyo kurya n'icyo kunywa umukobwa wacu Nyiramwiza, ari kuba yamubwira ati se ugiye kuba warya ibyo bimuhaye, nta nubwo uri kuba watekereza ko mbaye nakuroze. Nyiramwiza niko kuba yamubwira ati se uragira ngo nitware nk'intwari cyangwa se za ntwarikazi zo mu mafilime ziba zitegereje kuba zapfa zikanga no kuba zarya? Umusore niko kuba yamubwira ati ubu ngubu rero uri imfungwa yanjye, ati nicyo kintu ugomba kuba wamenya cyonyine. Nyiramwiza niko gukomeza amubwira ati se uratekereza ibi bintu uri kuba wakora mubyara wawe Reba naza kuba yabimenya ari buze kuba yakishima? Umusore niko kuba yamubwira ati ahubwo ubu ngubu udatekereza ari ahangaha, ati ibintu bigiye kuba byahinduka. Ese muratekereza bigiye kuba byagenda gute? Muratekereza biri buze kuba byarangira gute bya mubyara wacu Reba ndetse na Reba murumuna wiwe cyangwa se mubyara wiwe? Reba yaramubwiye ati ubu ngubu ariko yabwira assistant ye ati niko kanya ngo tube twakinjira, mbabwira ko iyi ngiyi episode ya 14 dutangiye, ndetse mwese mbahaye ikaze. Mbizeza yuko cyangwa se mbabwira yuko aka ari agace ka nyuma turi kuba twareba gasozereza iyi seri yacu, kandi mbabwira yuko tugiye kuba twakora indi nziza kandi ivuta iyi ngiyi, nizera ko tuzayibanamo neza. Ako kanya Reba yahise yinjira atangira kuba yabaza ati ninde wabashije kuba wakora ibi umukobwa? Ka mubyara wiwe niko gutangira kuba akambwira ati niwe wabashije kuba wabyikora. Ati si uyobewe umukobwa mukundana ukuntu ari umusazi? Ati se ibyo ngibyo ni agatangazara? Niko gutangira kuba katunga umukobwa urutoki, karamubwira ati gatangira kuba kakora ku maraso yari afite ku gahanga, gatangira kuba kayanyunya cyangwa se kayarya. Sinzi igihe kabaye kamukubitira ngo abashe kuba yagira kiriya gisebe. Mu kanya kari kashije bari kuganira ndetse bameranye neza, nta gisebe na gitoya afite. Umusore yatangiye kuba yamwitegereza aho ngaho, ndetse n'agakobwa kacu ka Nyiramwiza kari kumwitegereza nta kintu kari kuvuga. Umusore wacu niko gutangira kuba yamubwira ati uriya muhungu uvukana n'uyu nguyu cyangwa se umuvandimwe w'umukobwa ndimo miliyoni 900. Ati se uratekereza urinde uje kuba waba wamukomoza ukaba wazinyishyura? Kumbe umusaza w'umukobwa aho ngaho nawe yari ari kuba yahakana, ariko umusore ariko yamubwira ati njyewe ubu ngubu icyo nkeneye ni umufungo, ni amafaranga. Kumbe hari ako umusore yakuye aha ngaha, arangije niko kuba yakitegereza, arangije niko kuba yakajugunyira umusore wacu aha ngaha. Niko kuba yamubwira ati ariko njyewe mbashije kuba nabikora? Umusore uri aha ngaha amaze kuba yabona amafaranga yatangiye kuba yaseka, aramubwira ati burya abagabo iyo bigeze ku gitsina gore nta kintu mutakora mu bintwari koko. Mbibutsa kureba neza niba mwaradukoreye subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru nubwo irangiye, ndetse nimwizeza yuko ngiye kuba naguha indi nshyashya kandi nziza. Barakwereka umusaza w'umukobwa aha ngaha Nyiramwiza baramurekuye. Ageze aha ngaha niko gutangira kuba yababwira ati mushiki wanjye nawe ni muwe mwamurekura tube twataha. Reba niko kuba yabaza mubyara wiwe ati se kutari kuba warekura uwo mukobwa? Ati ni iki kindi ushaka? Mubyara we niko kuba yamubaza ati niwe uri kuba wambaza ayo magambo? Ati se uri kumbaza ikindi kintu nshaka? Ati uyobewe ikindi kintu ngewe nshaka muri ubu buzima tubanyemo njye nawe? Niko kuba yatunga umukobwa imbunda. Mwibuke neza Reba ajya kwinjiramo aha ngaha yari yabwiye abasore biwe ngo basigare hanze, arinjira wenyine. Muri ako kanya amaze kuba yatunga umukobwa imbunda, aba assistantine n'abandi basore bahise binjira. Kumbe assistantine yinjiye amubwira ati bose abari hanze cyangwa se abantu bo hanze bamaze kuba bamenyera ibikuba byabera aha ngaha, ati byaba byiza tuvuye aha ngaha. Kumbe Reba yatangiye kuba yabwira umusore ati mubyara wanjye, ati byapfuye cyangwa se byahise biba byarahise, ati ugomba kuba wabyiyibagiza ukabyirengagiza. Kumbe aka kanya mubyara we yatangiye kuba yamubwira ati ariko Reba uribuka ibyabaye ubwo nahuraga nawe? Kumbe barakwereka aha ngaha kari kari aha ngaha mu rugo, ndetse gafite ibikinisho byinshi by'imodoka za polisi. Nibwo bari kuzana ka gasore ka Reba aha ngaha mu rugo iwabo. Reba aha ngaha yari kuba yamubwira ati muvandi, ati ndatekereza wowe uri umuhanga kuba wandusha, ati aha ngaha ibi ngibi bisobanuye iki? Kumbe kari agasore ka Reba kari agahanga, niko kuba kamubwira ati izi ni imodoka za polisi.
ati izi ni imodoka za polisi, bigaragare ko kariyu nta bwenge kari gafite cyangwa se katari karatangiye kuba kajya kwiga, niko kuba kakurura kandi kana kakabwira ati ubwo rero ngwino tubashe kuba twaba turi kumwe aha ngaha mu rugo ndetse tuzajya duhorana dukine. Karu niko kuba kaza aha ngaha kicara gatangira kuba kakina na riyu, niko kuba muri ako kanya haza umukozi ari kwirukanka ndangije aragahagurutsa aho ngaho ndetse akakana cyagiye kimwe mu bipupe bari kuba bakinisha akijugunya aho ngaho ku ruhande, aramubwira ati nta mwana wemerewe kuba waza aha ngaha atazakwanduza izindi ndwara. Abakozi bakoraga kwa riyu cyangwa se bamwitagaho nabo bari bafite umutima mubi. Riyu yatangiye kuba yakegera imbere, agakobwa ka nyiramwiza niko gutangira kuba kambwira ati sheri, ati nyizere iyi mbunda nta sasu ririmo, ati icyo ndi kuba nagusaba weva aha ngaha ntuze kuba wahangayikira ubuzima bwawe, ndaza kuba namera neza. Kumbe igisore cyatangiye kuba cyambwira ati se nawe urabyemeye ko nta sasu ririmo? Umusore niko kuba yahita azamura ukuboko kwiwe, arangije yitunga imbunda aramubwira ati aba ari ngewe urasaba kugira wice uyu mukobwa. Umusore niko kuba yamaze ati se nuza gupfa biraza kuba byarangira gute cyangwa se we bizamugendekera gute? Umusore aramwitegereza riyu niko kuba yamubwira ati n'ubundi we nta gahunda, ati nta gahunda, ati twarangiyeho kugira ube wamutwara. Ka nyiramwiza niko kuba kabyumva karangije karavuga ati oya, ati ntabwo mbishaka, ati ntabwo nshaka ko biba. Ubundi ni iki ngiki kiba kigaragaza urukundo nyakuri. Iyo ukunda umuntu uba ugomba no kuba wamwitangira even if niyo byaba bigeze mu kuba bamwica. Ahangaha agasore kamaze kubona ko ibintu bikomeye ndetse byabashije kuba byafata indi ntera mu rukundo, niko kuba kabwira umusore ati ubashije kuba unsinze, ati uransinze rwose. Umusore nawe niko kuba yaza yihuta atangira kuba yahamagara sheri, yahambura sheri wiwe umugozi amubwira ati sheri, ati humura ntuze kuba wagira ikibazo, ati sheri wawe ari aha ngaha, ati kandi araza kuba yakwitaho, ati we icyo musaba ni ukuba watuzamo. Mubyara w'umusore we yari ari kwisekera ari kuba yamubwira ati biratangaje rwose ukuntu umuntu w'umugabo yaje kuba yahinduka icyiza kubera urukundo. Umusore riyo ari kumubwira ati we nta kintu uzi. Umusore amubwira ati ubu ngubu ndakeka ngiye nakigendera kuko bizinesi zanjye nari ndimo zirabashije kuba zarangira. Agiye kuba yagenda assistant yine niko kuba yamwitambika. Umusore aramubwira ati mwihorere, ataraza kuba yakitanga we ubwe. Umusore niko kuba yaca bugufi, arangije abwira sheri we ati sheri nderega ndagukunda, ati ahubwo ikibazo ni uko uri kuba utari kuba wabyemera. Ndetse agakobwa nako niba atari akana kari kamaze kuba kabona ukuri, ndetse muri ako kanya bari bagomba kuba bava aho ngaho bakaba bajya ku bitaro. Mwibuka umusore yari ameze nabi ndetse igikomere cyiwe kiri kuba cyabura amaraso menshi. Barakwereka abaganga basohotse aha ngaha bavuga ati nta maraso ahagije yo kuba twamuha, ati se amaraso araza kuba yava he? Umukobwa niko kuba yababwira ati mubashe kuba mwakita ku mugabo wanjye, ati ikibuze si amafaranga. Abaganga baramubwira ati aka kanya nta mafaranga dushaka, ati icyo dushaka ni amaraso, ati kandi wowe nta maraso ufite muhuje, ati niba utekereza yuko muhuje amaraso genda ube watuzanira impapuro zibigaragaza. Agakobwa ka nyiramwiza niko kuba kava mu ivuriro cyangwa se ku bitaro kirukanka kabe kaza aha ngaha mu rugo gashaka ibipapuro bigaragaza ko we nawe hari isano bafitanye cyangwa se babashe kuba bahuje amaraso kugira babashe kuba bayabaha. Kumbe nyiramwiza ageze aha ngaha ari gushaka za mpapuro yaguye kuri za seritifika za mariage zabo ndetse ziriho originali, atangira kuba yazitegereza mu mutima, atangira kuba yakibwira ati gute yaba yarankinnye, ati gute yaba yarambeshya aka kageni bigeze aha ngaha. Niko gutangira kuba yazirambura kureba neza nta kashi yigeze igeramo, kashi cyangwa se originali zazo ziri aha ngaha. Yatangiye kwibuka umusore amubwira ati niba udashaka ko dukora divorce, ati ntarirarenga wabireka, ati kandi ngende kuba nakubwiza ukuri, ati niba uri kumva utabishaka wabireka. Agakobwa icyo gihe kari kifitiye gahunda zako cyangwa se kifitiye ibyo kari kuba kakina, niko kuba kahereza umucamanza, wa mucamanza wa feke twari twiguriye aha ngaha, arangije abatereraho kashi. Agakobwa karavuze ati uriya muginga ndaza kuba namwica, ati ndaza kuba namwereka. Kumbe kaje aha ngaha ku bitaro karakaye gatangira kuba kakina oranje aha ngaha. Umusore nawe yari yiryamiye nk'umurwayi aha ngaha atangira kuba yakabaza ati ese ni ikihe kibazo
utari kuba wavuga. Agakobwa niko kuba kamwigira aho ngaho gatangira kuba kambwira ati sheri umaze igihe kingana iki uri indyarya cyangwa se uri umusikama. Umusore niko kuba yatangira kuba yamwenyura, arangije arakabwira ati se noneho ati habaye iki. Kanyiramwiza niko kuba kamwegera karangije karamubwira ati se waretse tukaba twakongera tugakora ubukwe ko ndi kumva mbishaka. Umusore niko kuba yamubwira ati ntago ari cyo gihe yewe ndirwariye, ati urabona ntirwariye. Umukobwa niko kuba yamubwira ati umva ye, ati igihe muganga yakubwiriye ko wakize, ati nuguma aha ngaha uraba uri kwangiriza igihe cyawe hano, ati ntabwo wabyumvise, ati kandi nanjye ndatekereza twata kuko icyo butacyageze. Umusore niko kuba yamubwira ati ariko ko noneho ndi kumva uri kwihutisha ibintu ni ubuhoro. Nyiramwiza niko kuba yamwegerera aramubwira ati ngiye ndashaka ko dukora ubukwe noneho nkakwereka divorce noneho tuza kuba twakora iri original apana zimwe zawe. Umve ka Nyiramwiza imitwe kari gafite. Umusore arangije araseka arakabwira ati rero nanjye nta gahunda afite yo kuba nakongera kuba nakora ubukwe nawe, ati ngiye ndacyirwariye, ati kandi ugombe wangenze makeya. Barakwereka muri ako kanya bidatinze umusore yari yakize, yagombaga kuva yava ku bitaro. Niko kuba yasohoka ari kumwe na assistantine aramubwira ati ariko za certifica zanjye za mariage na Nyiramwiza, ati mwaba mwarazijugunye zimwe za fake. Assistantine niko kuba yamubwira ati yego rwose bosi, ati imyaka myinshi isize twabaye twabijugunya, ati twari kuba tukizibitse ziriya zari kumara iki. Kumbe bakiri kuganira, umusore amaze kubabwira inete ko umukobwa yamusabye kuba bajya muri biro kuba bazi gusoza. Umukobwa yahise aza arababwira ati ariko mwakongeye agategeko biro igiye kuba yafunga. Assistantine muri ako kanya yatangiye kuba yababwira ati ngewe ubu ndirwariye aririje yongeye kuba yamfata. Umusore nawe wacu wari uri ahangaha ariyo niko gutangira kuba yamubwira ati se za ririje zawe zirongeye ziragarutse. Umukobwa wacu Nyiramwiza nawe wari umaze kumenya imitwe baba bari kumukina, yatangiye kuba yamubaza ati ariko ni aririje zingaho ugira. Ine niko kamubwira ati nanjye ubwanjye sinjya nzimenya, ati icyo nzi cyo ni nyinshi. Umukobwa niko kuba yamubwira ati ariko bigaragare ko boss wawe yabashije kuba yakwanduza. Riyo niko kuba yamubwira ati rata tugombe kuba twakisubirira ku bitaro, ati reka nkujyane ku bitaro. Riyo niko kuba yakatisha assistant wiwe aramubwira ati ngwino nkwijyanire ku bitaro, ati utaza kuba wadupfira mu maboko. Nyiramwiza niko gusigara avuga ati ariko iyi mikino sheri wanjye bari kunyina ubundi izabasha kuba yarangira ryari ko nshaka kuba namutera indobo. Barakwereka bidatinze umusore wacu assistantine amaze kuba yakirwarisha, baje ahangaha kuri reception kuba bakaka gahunda y'uko agomba kuba yajya kwivuza. Kombe cyatangiye kuba cyabwira Riyo ati se iyi mitwe turi kuba twakora urakeka iri buze kuba yakinika cyangwa se yakunda. Agakobwa niko kuba kaza ahangaha karangije karamubwira ati se ndatekereza witeguye kuba wakinjira mu bitaro bakabasha kuba bakuvura kuko utabasha kuba wadukereza dufite gahunda twigiriyemo. Niko kuba yamuhereza reception pass cyangwa se urupapuro rugaragaza ko imiti amaze kuba yayishyura. Assistantine niko kuba yatera urutambwe ngo abe yajya mu kwa muganga babasha kuba bamuvura. Agakobwa niko kuba kaza kakicara ahangaha impande ya sheri wako, karangije gatangira kuba kambwira ati se sheri iyi mikino muri kwa mwanyina cyangwa se biri kubera ahangaha ati biragushimisha cyangwa urishimye. Kumva umusore wacu Riyo ibyishimo byari byamurenze ndetse nta kintu ashaka kuba yavuga ari kwisekera. Agakobwa ariko kari kuba kamutera story kamubwira ati sha ibingibi nibiza kuba byarangira, ati ndatekereza nta hantu namwe uzongera kuba wancikira, ati wowe uri guseka gusa, ati mu nyuma uzaba uri kuba warira kandi uzabibona. Barakwereka ahangaha niba ari kuri polisi cyangwa se ari ku rukiko, ya kipe yose yari yashimuse umusaza w'umukobwa cyangwa se umuhungu uvukana na Nyiramwiza ndetse bagashimuta na Nyiramwiza, bagombaga kuba bajya kuba bahanirwa ibyaha bari bakoze. Murabizi muri leta, haba ari leta yo hanze cyangwa se yangaha mu Rwanda, nta muntu uba wemerewe kuba wakihanirwa. Ndetse agakobwa ka Nyiramwiza kongeye kubona wa musore Riyo karangije ko niko kwa kakisekera, turabizi nta mutima wako mubi kaba gafite. Umusore niko kuba yamubaza ati ariko wamenye gute ko irambunda itarimo isasu. Agakobwa gatangira kuba kakibuka. Umusore akabaza ati kubera icyo uri kuba warya ibyo nkuhaye, ati nagutekereza ko biroze. Kumbe n'umusore ahangaha mbere y'uko byose biba
batangiye kuba bakina umukino amubwira ati naramuka ariyo aje kuba yagutabara ndetse akemera kuba yakwitangira, ati mwese ndaza kuba nabareka mugende, ati kuko n'ubundi sinshaka kuba nakwica njyewe. Umusore niko kuba yakumva bari kuba bamubwira abasore biwe ati turatekereza ariyo muri aka kanya ashyitse ahangaha. Umusore niko kuba yamubwira ati mbabarire, ati nta yandi mahitamo nari mfite. Yatangiye kuba yafungura agacupa kari karimo amaraso, arangije yamusukaho bikumbe na ya maraso nta nubwo yari yamukubise, yari amaraso yamusutseho. Agakobwa ka Nyiramwiza kakomeje kabwira umusore Riyu ati bigaragare ko uriya musore atashaka kuba yangirira nabi cyangwa se yatwica mu kariya kanya, ati ahubwo yari afite ibyo ari kuba yakoraho cyangwa se yari ari kuba ari kwikinira, ati kandi ntabwo nagombaga kuba namubangamira. Riyu yatangiye kuba yamubwira ati yego rwose ntabwo wibeshe, ubwo ahubwo ibyo yari ari kuba yagerageza gukora ni ukuba yashakira umwana w'imuhira hashyashya cyangwa se umukobwa w'imuhira hashyashya, ati kuko ntabwo yashakaga ko yamusiga mu buribwe bukomeye cyangwa se mu gahinda n'akababaro. Agakobwa nako niko kuba kakongera kuba kabitekerezaho. Riyu nawe yari ari kuba yatekereza byinshi muri ako kanya, amubwira ati ntabwo nzatuma uriya mwana we cyangwa se uriya mukobwa we ababara. Agakobwa niko kuba kamubwira ati ariko nubwo mbabona naza ariko icyo nzi cyo ni ukugira umutima mwiza, ati kandi nanjye niyo mpamvu nkukunda sheri. Riyu niko kuba yamubwira ati ndatekereza ubu ngubu ariko kanya ngo tube twajya mu rugo, ati kandi ndabizi neza ko nitubasha kuba twazana kariya kana mu rugo uzabasha kuba wakitaho. Ndetse niba mwibuka neza muri episode zashize cyangwa se zabanje, twabashije kubona ko uriya musore wacu ugiye muri gereza yari abashije kuba afite akana ndetse katabanaga na mama wako, bigaragare ko ariko abangaba bagombaga kuba bakitaho. Disi ka Nyiramwiza kabwiye umusore ati bigaragare ko wowe na murumuna wawe mwabashije kuba mwabana mu buzima bwiza. Umusore niko kuba yakongera kuba yakibuka ukuntu bahaga bari gukina akamodoka ka polisi, amubwira ati njye yifuza ko twazaba abavandimwe beza cyangwa se twazavamo b'abavandimwe beza kandi tugakura neza. Umusore niko kuba yahereza umukobwa ikiganza, arangije aramubwira ati reka tube twava ahangaha tujye mu rugo, ati ndatekereza badutegereje. Bidatinze muri ako kanya baje iwabo w'umusore wa Riyu ndetse bafatanye nk'umugeni n'umugabo, ndetse ubona ko bishimye cyane kuri uwo munsi. Ka Nyiramwiza kari kishimye kugira ngo bahasanze papa. Papa arangije niko gutangira kuba yabwira umusore we ati hari hashize igihe mutagera ahangaha muri uru rugo, ati hari hashize igihe mutaza kuba mwadusura. Papa niko kuba yakegera kuri uru ruhande, arangije atangira kuba yabwira Ka Nyiramwiza kacu ati ndatekereza iyi minsi itari yoroshye ku buzima bwawe cyangwa se itari korohereye. Nyiramwiza niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo nta kibazo, ati icy'ibanze cyangwa se ikizima ni uko umugabo wanjye yambaye hafi, ati kandi mwamureze neza rwose. Papa niko kumva bari gushimagiza umuhungu wiwe, kumbe barakwereka wa mukobwa wari uri kumwe na Madame Isano yari mushiki w'uyu musore. Riyu niko kuba yakegera imbere atangira kuba yasaba Nyiramwiza imbabazi, amubwira ati mbabarire rwose nakwibeshyeho, atari ubu ntabwo bizongera, turi umuryango. Anti wabo nawe wajya gukunda gutera amahane, ndetse akomeza ababwira ko adashaka uri umukazana mu rugo iwabo cyangwa se uyu mukobwa. Yatangiye kuba yamubwira umusore we ati Riyu ndatekereza ufite umugeni mwiza, ati igihe cyose natekereje cyangwa se nagerageje kuba nabatandukanya, ati ntimwigeze mubasha kuba mwarekana, ati rero bigaragare ko ari intambwe zimwe mwateye mu buzima bwanyu, ati rero ngomba kuba nabashyigikira, ati ariko mbere y'ibyo byose ati ndashaka ko njye nawe tuba twaganira, ati nkaba nagira inama cyangwa se ibyo tubasha kuba twavugana. Kumva umukobwa ahangaha niwe anti w'umusore yari ari kuba yahamagara ngo abashe kuba yamuganiriza. Agakobwa kaje ahangaha gafite ubwoba, niko kuba anti yatangira kuba yakabwira ati ubu ngubu nta mpamvu yo kuba wagira ubwoba, ati njye nawe turi umuryango umwe kandi ndatekereza tuzabasha kuba twabana neza. Ka Nyiramwiza niko kuba kambwira ati se noneho uri shuwa y'ibyo uri kuba wambwira, ati ndabinezerewe, ati kandi ndabizi njye nawe tuzaba inshuti cyane. Kumbe anti yatangiye kuba yamuganiriza, amubwira ati ariko narumvishe ngo uzi kuba wakora design
uzi no gutera indabyo ahantu mu rugo ndetse zisa neza z'urukundo. Agakobwa niko kwa kambwira ati yego rwose ibyo ndabizi, gatangira no kuba katangara. Anti w'umusore niko kuba yagapfuka umunwa akabwira ati ariko bigira ibanga, ndashaka kuzatungura papa w'umusore, ntabwo nshaka kusakuza cyane. Kumbe barakwereka wa munyakavuyo wacu wakundaga kuba yagira inama uyu musore, amubwira ati wowe sheri wawe gikomeze umwiteho umwihambireho, ndetse niba ari n'impano bizagusaba uze kuba wazimo. Yaje amubwira ati bro, ati bingo, ati bingo, ati ndatekereza ngiye mbashe kuba nagutsinda kuri ubu ngubu, ati ndatekereza amafaranga yanjye ugomba kuyampa. Kumbe tugaruka ahangaha, hari abari basinze batangira kuba barwana banyweye za yose, bari kuba basohora umukobwa ahangaha. Umukobwa ariko yababwira ati mwandetse ko ndi buze kuba nabishyura igiciro cyose mushaka, ariko mukareka kuba mwakiruka ku buzima bwanjye. Abakobwa niko kuba bamubwira ati n'ubundi wowe uri umwana w'ikinyendaro, ati nta mafaranga y'umwari urarugo uzabona, kandi se aba ngaba bo babashije kuba bajemo gute? Ko ntekereza ko iby'iyi nkuru yacu iri kuba yarangira, ariko murabizi akaryoshye ngo ntigahora mu itama, kandi nta n'agahora gahanze. Kumbe mu nzira bari kuburaniramo hatambutse wa mukobwa wacu Ryu, cyangwa se wa musore wacu Ryu, ari kumwe na Nyiramwiza. Nyiramwiza niko kuba bamusoza baramubwira ati se madamu Ryu, ati waramutse, atumeze gute? Nyiramwiza niko kuba yababwira ati ndatekereza mugomba kuba mwanagura amafoto, ati nta mpamvu yo kuba mwahemukira mugenzi wanyu cyangwa se mwamutujaringa. Abakobwa niko kuba bamubwira ati se wiyibagije ukuntu yabashije kuba yakiruka ku mugabo wawe ashaka kuba yamuta mu bishuko? Nyiramwiza niko kuba yababwira ati yego rwose ibyo ndabizi, nta nubwo nigeze mbyirengagiza cyangwa ngo byibagirwe, atariko ibyo nahashize mubanze muhanagure ayo mafoto, ati ubundi tuze duciringe cyangwa se njye namwe tuzihuze, amakosa ariho tuyakureho. Agakobwa katangiye kuba kahindukira, karangije gatangira kubaza umukobwa wari uri aho ngaho, karangije karamubwira ati se uracyashaka kuba wagerageza gukora ubuswa nka buriya? Agakobwa niko kuba kambwira ati oya mabuja, ati ndetse ndemera no kuba nasaba imbabazi, ati kandi biriya ntibizongera kuba byabaho na gatoya. Nyiramwiza murabizi ibye ni uguhora yisekera, ndetse ubanza no mu gupfa kwiwe azaba ari kuba yakisekera. niko kuba yamubwira ati rero ugomba kuba wareka ziriya ngeso mbi, ati kuko ntabwo ari nziza habe na gatoya mu buzima bwa muntu. Agakobwa kamaze kuba kamusaba imbabazi niko kuba kava aho ngaho karagenda. Riyo niko kuba yamubwira ati ariko ndabona usigaye warabaye shapu, ati ntabwo bugira. Ka Nyiramwiza niko kuba kamubwira ati ariko njye baranzi, ati kandi guherana mbere ni uku nguku nimereye, ati ahubwo rimwe na rimwe ni uko ngerageza kuba naguhisha, ati ahubwo ndatekereza twava aha ngaha tukagenda, kuko ndatekereza ejo njye mfite akazi kenshi cyangwa se byinshi byo gukora. Mbibutsa neza ko akaryoshye kadahora mu itama, kandi iyo ikintu kigiye kiri kuryoherera cyane kiba kigiye kurangira cyangwa kigiye gushyira. Mbibutsa kureba neza niba mwaradukoreye subscribe ku batarayikora, ndetse mube mwayikora mujye no muri komenti mudushyiriremo imitima myinshi muri komenti, ndetse niba mwarakunze inkuru yacu mwe mwadukandira kuri like, niba mwarayishimiye cyane mwe mwayisharinga kuri bagenzi banyu. Barakwereka ahangaha Nyiramwiza yaje kuba yakiryamira n'umusore. Nyiramwiza abyutse mu gitondo hakiri kare, umusore niko kuba yamubwira ati ariko sheri urajya hehe? Ati gute utinyuka kubyuka usize umugabo wawe mu buriri? Iyo yatangiye kuba yakabwira ati ariko nzabasha kuba nakwishyura angahe? Ati kugira ngo wemere kuri uwanjye by'agateganyo. Umukobwa niko kuba yamubwira ati nta mafaranga yawe nshaka, ati nanjye rega mba ngomba kuba nakora kugira igihe uzantererana nzabashe kuba mfite umwishingizi wanjye. Umusore niko kuba yamubwira ati noneho nta n'ibyo nkishaka, ati kubera ko nifitiye umwana wo kuba nakitaho. Agakobwa niko kuba karakara, karangije karamubaza ati umwana? Ati se uwo wabyaye ryari, ufite umwana ryari? Umusore niko kuba yahita amushyira hasi, arangije aramubwira ati umwana ntago araza, ati ariko ndatekereza ngiye kuba namureka aka kanya. Amanutse hasi agiye kuba yamusoma. Agakobwa niko kuba kahisha iminwa. Umusore arangije arakabwira ati niba ari ibyo ngibyo uri kubasha kuba wankora, ati ngiye kuba nakigendera kandi ntuzambona. Kumva umusore agiye kugenda, agakobwa niko kuba kamubwira ati ariko nawe ntukagire, ati se wagiye uhatiriza, ati ko wenda ku nyuma byakunda.
kumbe nabo nibyo baba bigira baba bishaka. Agakobwa niko gukomeza kambwira ati sheri, aterega nanjye hari hamaze igihe kadakubitwa, ati ndatekereza ubu ngubu rwose ibintu byose nabiguhaye ari ibyawe, ati ndatekereza ibintu byose wabikubita. Agakobwa niko kuba kamukurura karangije kamwegekaho ishuka. Namwe nk'abantu bakuru murabizi byari bigiye gukurikiraho. Umusore n'umukobwa ahangaha kari kagiye kuba kakubitwa itaka rikaka, ndetse akaba yakubita ibintu byiwe bakabasha kuba bakibaruka uwo mwana bari kuvuga. Sinjye wahera kandi sinjye wahera no kuri iyi nkuru, ndetse mubashe kuba mwakora subscribe mutazacikwa n'izindi zizakurikira.